Inkuru y'incamugongo, inkuru yababaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, inkuru yashenguye imitima y'abantu, umubyeyi wa Sandra, umukinnyi wa filimi ndetse n'umusizi, muri iki gitondo cyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, mama we umubyara ntabwo akiriho, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Reka tumubwire ngo akomere kandi mama aho agiye aheza ni mu ijuru kandi Imana imuhe iruhuko ridashira. Uyu mukobwa mwese muramuzi, mu minsi yashize rwose mu kwezi kwa kane yapfushije sogokuru we. Urumva yuko uyu mwaka ntabwo wamugendekeye neza, n'umwaka wamubereye mubi cyane, umwaka wamubereye umwaka mubi mu buzima bwe, aho abuze abo yakundaga, aho abuze abafamiliya be bose, ariko nta kundi mu isi niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara, ariko icya mbere ni ugukomera muri ibi bihe. Sandra abuze ababyeyi be, mama we ndetse na sogokuru we, n'ubundi nawe ni umubyeyi. Rero uyu musizi mwese muramuzi, ni umusizi w'umuhanga cyane, aho yahimbye igisigo si kimwe ahubwo n'ibisigo byinshi agenda ahimba, ariko igisigo abantu benshi bahise bamumenyeraho cyane ni igisigo yahimbye ejo bundi avuga ubuzima bwa geto, uko geto ukwiye kuyibamo cyangwa uko geto ikwiye kuguhanda. Geto iyo uyibamo nta mishinyiko uba ufite, ahubwo ukwiye kumenya inshingano zawe, nk'uko uri muri geto ukabasha kubaho nk'umwana wababaye mu buzima bubi. Uyu mukobwa rero ni umukobwa mwese mukunda, ni umukinnyi wa filimi, akina neza, yakitinga neza, ndetse n'umusizi murabizi, ariko tumwifurize kugira ngo akomere muri ibi bihe bitoroshye. Muri entertainment abantu benshi baramuzi, agiye akora ibiganiro ahantu henshi hagiye hatandukanye, ku Isimbi TV ndetse no ku bindi bitangazamakuru byose bya hano mu Rwanda. Uwiteka Nyiringabo amuhe gukomera, kandi biba bigoye kubura umubyeyi wawe wakundaga, umubyeyi wawe biba bigoye mwa bantu, biba bigoye cyane, ariko twese niyo nzira, twese niho tuzagana, twese niho tuzajya, ariko Imana imufashe gukomera rwose kandi imuhumurize. Ntabwo biba byoroshye, biba bikomeye, ariko imuhumurize cyane, kandi ndabizi neza yuko aho agiye mama we ari ahantu heza cyane, abamarayika bamutaramire. Rero yazize uburwayi, nicyo kintu yazize, ariko nta kundi, nk'uko nyine mura mbibabwira, kugira ngo umuntu ubone amagambo yo kuvuga, noneho ku muntu uba witabye Imana amagambo urayabura, kuko biba ari agahinda, ari amarira, ari ibibazo byinshi. Muri iyi si huzuyemo ibibazo byinshi, huzuyemo indwara, huzuyemo uburwayi, impfu zitunguranye zigenda ziba ku bantu ukunda, ku babyeyi cyangwa ku bafamiliye, ahantu hose nyine uba unkurikiye, ariko Sandra abashe buryo ki yihangana. Mu isi niko bimera, mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi mama we aho agiye ni ahantu heza cyane, ni ahantu natwe tuzajya, ahantu heza. Abamarayika bagomeze bamutaramire kandi agomeze ajye ahantu heza. Uwiteka rero aramuzi, abasha kumusobanukirwa ibyiza byose twese tuba twifuza muri ubu buzima. Nyagasani ndabizi neza yuko aba biduha nk'uko tuba twabimusabye, aba biduha nk'uko tuba tubigenderaho, aba biduha nk'uko twese tuba tubyifuza. Uwiteka ashobora byose kandi nta kintu na kimwe kijya kimunanira. Rero reka mbere aha ngaha Sandra agomeze kwihangana muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umubyeyi. Uyu mwaka wamubereye mubi cyane, uyu mwaka wamubereye mubi, ariko nta kundi mu isi rwose niko bimera. Mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, umunsi ntabwo ubuze isaha n'umunsi cyangwa igihe abawe cyangwa wowe ubwawe ushobora kuba wataha. Urupfu ruratungurana kandi urupfu ruratubabaza cyane, ni urupfu rubabaza, ni urupfu rudutwarira abantu twakundaga, rutubabaza narwo, ariko ruzapfa, kuko kwirirwa rudutwarira abo twakundaga, ntirureba, ariko nta kundi
yewe ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Niba utameze neza ihangane ubuzima urimo, niba warwaye cyangwa ufite ibindi bibazo runaka ihangane, mu isi niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara. Bye, ndabakunda cyane.